Turabashimira abakomeje gukurikira Veda Morning TV. Uyu munsi rero tugarutse mu kiganiro Imbamutima. Ikiganiro cy'uyu munsi rero twabazaniye ikiganiro tugiye kuganira kuri mama. Ibiganiro mukurikira kuri Veda Morning TV usanga kuri channel yacu ya YouTube Veda Morning TV. Munyarukire mutwereke urukundo, mudukurikire, mukore subscribe kuko iyo ni inkunga itagereranywa kuri twebwe. Uno munsi rero dutangira ikiganiro cyacu Imbamutima. Mama wanjye, mama wanjye, uri umutako utagereranywa mu buzima bwanjye. Uri isoko y'urukundo rudasaza kandi rutigera rucogora. Wambereye umuriro mu mwijima wasatiraga, wambereye igicucu cy'amahoro igihe nari ndi mu bigeragezo. Mama, uri igiti cy'inganzamarumbo mu muryango wacu. Amagambo yawe ahora yuzuye ihumure n'icyizere. Unyigisha kwihangana no gukomera ku mushinga. Wanyeretse inzira y'ukuri n'ubupfura, kandi uri umutima uhorana impuhwe n'imbabazi. Nta munsi n'umwe utansabira umugisha. Mama wanjye uri indabyo nziza zitajya zirabana gusa. Uri inkingi y'urugo rwacu kandi uhora witanga utizigama. Uduha urugero rwiza rwo gukunda no kubabarira. Wanyigishije kubaha abantu bose kandi wanyeretse ko umurimo ari wo mutungo w'umuntu. Mama, iyo nguye uramfasha nkongera nkahaguruka. Iyo ncitse intege umpa imbaraga nshya, kandi uri ishema ry'abana bawe. Uri ishingiro ry'ibyishimo byacu. Mama, agaciro kawe ntagereranywa nk'ifeza n'izahabu. Uri umutungo w'umuryango utagurwa ku isoko. Wihanganira byinshi kugira ngo tubeho neza. Ubabazwa n'agahinda kacu, ukishimira ibyishimo byacu. Uri umurinzi w'icyubahiro cy'urugo. Uri umujyanama uzi guhuza gutanga inama nziza. Uri umubyeyi utayiva ku nshingano ze. Ijwi ryawe rihumuriza umutima wanjye. Uduhuza nk'urudodo ruhuza amasaro. Uri isoko y'ubumwe n'amahoro mu rugo. Mama wanjye, uri urugero rwiza rw'umugore w'indashyikirwa. Wambereye mwarimu wa mbere mu buzima. Wanyigishije gusenga no gukunda Imana. wanyigishije kubaho
ukuri no kwirinda ibibi. Uri ishusho y'urukundo rw'ukuri, uri umutima w'urugo rwacu. Ubwitange bwawe butanga icyizere ku bana bawe. Uri inkomezi zacu mu bihe bikomeye. Uri impamvu yo gukomeza kwitwara neza. Mama, uri umutako urabagirana mu muryango. Uduha ubuzima, uduha inama, uduha n'urukundo. Ntacyo twakwishyura ngo tunganye ineza yawe. Izina ryawe rihora mu isengesho ryacu. Uri umugisha wihariye Imana yaduhaye. Mama wanjye, uri ishema ryacu iteka ryose. Tuzahora tugushima kandi tugukunda, tunazirikana inama zawe mu buzima bwacu. Tuzaharanira kugira ishema iteka. Ni umutako w'agaciro udashira. Mama wanjye, uri byose kuri njye, kandi nzahora mukunda iteka ryose. Mama, ibyo wakoze bifite agaciro gakomeye. Urukundo rwawe rwatwubatsemo imbaraga n'icyizere. Niba unaniwe, humura, uri intwari yacu. Niba ubabaye, menya ko turi hafi yawe. Nturi wenyine, kuko imitima yacu iragukikije. Ibyiza wakoze bizahora bikubera ishema. Humura mama, ejo hazaza hawe haracyafite umucyo. Imbaraga zawe zizatuma mukomeza gutsinda. Uri umugisha mu buzima bwacu, kandi uri isoko y'amahoro n'ibyishimo. Igihe cyose wumva ucitse intege, ko tugukunda, bivuga ko uri uw'agaciro katagereranywa. Mama, humura, iminsi mibi irashira. Iminsi myiza izongera kukugarukira. Turi abana bawe, kandi tuzahora tukuba hafi. Igihozo cyawe n'urukundo rwacu rudasaza. Mama wanjye, ndagukunda cyane birenze amagambo. Urukundo rwawe ni urumuri rutazima mu buzima bwanjye. Ndagukunda kubera uburyo wihangana, ukitanga utizigama. Ndagukunda kubera ijwi ryawe rihumuriza umutima wanjye. Ndagukunda kubera ko uri umurinzi wanjye, umujyanama wanjye. Ndagukunda kubera ko wanyigishije gukunda, kwihangana no kubaha abandi. Ndagukunda mama. Ndagukunda kuko uri intwari idacogora, kandi ukaba n'umutako wawe. Ndagukunda iteka ryose, kandi nzahora nkushimira ibyo wakoze byose. Ndagukunda mama. Ndagukunda kandi n'umutima wanjye uhora uhamya, kuko uri uw'agaciro kadasanzwe. Ndagukunda kandi sinzazitezuka, kuko byose uri njye. Mama, Imana izaguha umugisha kuko wambyaye. Urukundo rwawe rutuma nshobora guhagarara neza mu buzima.
Imana izagushyire mu byiza byose wifuza, kuko wampaye ubuzima, amahoro n'icyizere. Mama, Imana izaguherekeze mu minsi yose nk'uko wahoranye nanjye. Imana izakomeze kukongera imbaraga no kugushoboza mu byo ukora byose, kandi uri umugisha udasanzwe mu buzima bwanjye. Kandi Imana izahora igushyigikira, uguha ibyiza byose wifuza. Ndagukunda mama, kandi umutima wanjye uhora usaba Imana kuguhora hafi. Turabashimira abakurikiye ikiganiro Imbamutima kuri channel yacu Vida Morning TV. Turabashimira ko mukurikira ibiganiro byacu, kandi tubashimira iteka ko mudahwema kudukurikira, kandi muhorane Imana n'amahoro mu mitima yanyu. Ikiganiro ari Imbamutima kuri Vida Morning TV. Mukore subscribe, mukomeze mudukunde, mukomeze mutwereke urukundo. Ikiganiro nakagaruka. Murakoze cyane. Ciao ciao. Turabashimira abakomeje gukurikira Vida Morning TV. Uyu munsi rero tugarutse mu kiganiro Imbamutima. Ikiganiro cy'uyu munsi rero twabazaniye ikiganiro tugiye kuganira kuri mama. Ibiganiro mukurikira kuri Vida Morning TV usanga kuri channel yacu ya YouTube Vida Morning TV. Munyarukireho mutwereke urukundo, mudukurikire, mukore subscribe, kuko iyo ni inkunga itagereranywa kuri twebwe. Uno munsi rero tangire ikiganiro cyacu Imbamutima. Mama wanjye, mama wanjye, uri umutako utagereranywa mu buzima bwanjye. Uri isoko y'urukundo rudasaza kandi rutigera rucogora. Wambereye urumuri mu mwijima mu gihe wansatiraga. Wambereye igicucu cy'amahoro igihe nari ndi mu bigeragezo. Mama, uri igiti cy'inganzamarumbo mu muryango wacu. Amagambo yawe ahora yuzuye ihumure n'icyizere. Unyigisha kwihangana no gukomera ku nshingano. Wanyeretse inzira y'ukuri n'ubupfura, kandi uri umutima uhorana impuhwe n'imbabazi. Nta munsi n'umwe utansabira umugisha. Mama wanjye uri indabyo nziza zitajya zirabana busa. Uri inkingi y'urugo rwacu, kandi uhora witanga utizigama. Uduha urugero rwiza rwo gukunda no kubabarira. Wanyigishije kubaha abantu bose, kandi wanyeretse ko umurimo ari wo mutungo w'umuntu. Mama, iyo nguye uramfasha unjyana ahaguruka. Iyo ncitse intege umpa imbaraga nshya, kandi uri ishema ry'abana bawe. Uri ishingiro ry'ibyishimo byacu,